Nasomye ku itabi niyo mpamvu banyise panci kuko nari ndi umwana muto. Yes, turabasuhuje abakomeje gukurikira Free Life TV ndi DJ mubera nkuko musanzwe mumenyereye aho tuba tugenda tubagezaho ibiganiro byinshi biba bigiye bitandukanye, tugenda duhura n'abaturage tuganira tukamenya ubuzima ndetse n'imibereho by'abaturage nkuko twabibasezeranyije n'ubundi aho tugomba kujya tubagezaho amakuru yose yo mu ntara z'igihugu zose mu turere twose ndetse yewe no hirya no hino ku isi aho abanyafrika bose baba bari kugira ngo tumenye ubuzima n'imibereho yabyo. Reka tugusuhuze nawe wa mugabo we, turagusuhuje. Je nbanyita Mujyaneza Felician bakunze kwita panci. Bakunze kwita panci Felician, kuba iki bakunze kwita panci? Impamvu banyita panci, je nakure mu muhanda meze nka mayibo ko nasomye n'ikintu byo bite kwita. Gerageza uvuge cyane ngo byagenze bite. Ndiye kubera nasomye ku itabi niyo mpamvu banyise panci kuko nari ndi umwana muto. Mbega usuzuguritse wambanaga wese ahitaga anyita panci. None se ubu uzipa iryo panci uzi icyo bisobanuye? Wapi ntabwo nzi icyo bisobanuye, ngiye gusa panci ubundi igisobanuro cyabyo ngiye uko ndizi ni umuntu uba ufite igitekerezo cyo kuba yakora ibintu byiza cyangwa yakugira inama yo gukora ibintu byiza ariko we nta bushobozi wenda bifitiye, ari nk'ibintu bisaba amafaranga. Ubwo si iryo zina panci riri mu ruhe rurimira? Ni nk'igiswahili, ndifata nk'igiswahili. Wenda nubwo ibyo ngibyo uvuze atari byo ariko tubwiye ko bakwita panci, ubwo reka ibyo ari byo byose niryo zina abantu benshi bakuziho ari ryo dukomeza gukoresha. Jewe wenda arikunda ariko ubundi banyita Mujyaneza Felician. Ariko ukunda kwitwa panci kubera bazi ko nasomye ku itabi. Dusangiza ubuzima bwawe bwo kujya kwisanga mu muhanda ko kurimo uri ku itabi. Byagenze bite si icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Ngiye ikibazo nagiye ku ishuri hano hirya mu koleje Muhazi, nza kugira ikibazo ngo abanyeshuri ngo ni benshi ngo babagabanye, none batuganya ni maze y'amezi 2 n'igice. Wigaga mu kangahe icyo gihe? Mu wa mbere segonderi. Noneho baratugabanya ngo abandi ngo bajye gushaka andi biga. Nagiye izaza kwa kayishuri barambwira ngo nzajya niga naho. Icyo gihe mama kuko nta bushobozi yari afite ndavuga ati ntabwo najya niga ntaha ngo nongere nsubire no kwiga. Ubwo naretse kwiga ndavuga ati ubwo nzabaho uko Imana izantegurira. Rero ahantu narangirije Kibungo niho naherewe impano yo gukina umupira. Ikibungo waharangirije mu wakangahe? Waharangije primaire. Primaire niho twabanaga n'umwana unywa itabi niwe wanarinshumagaho, we ibara arazifata akaziterateranya nk'ibaro byashaje agakoramo baro. Nuko kuko twabanaga nanjye amaye impano, nanjye mbonye ibibaro mpita nkoramo baro, ntabwo nshobora kubaho nafite baro. Ubu ngo nuvuga ngo ntabwo ushobora kubaho udafite baro. Umuntu abyumvishe neza ashobora gukeka ko ibyo byose se ushobora kuba uri umudozi wa baro, ushobora kuba uri umukinnyi se cyangwa wenda ukaba uri umutoza. Muri ibyo byose icyo ukora ni iki? Muri ibyo byose baro njye nkunda gukina umupira. Sasa rero nko kuba abandi ugenda ubasanga bafite baro bashobora kuguca amafaranga cyangwa bakakubwira ngo uzane gushyira mu ikipe. Noneho njyewe namenye gukora baro mba nyifite ariko mpa n'abandi bana mbafasha urubyiruko nk'umwe mu murenge wacu cyangwa mu kagari mbaha baro n'ubu ndayifite mu rugo kuko njye baro mba narazikorera. Ahubwo njye ikintu nashakaga kugira ngo wenda nzabone nk'ubundi bushobozi bwo gukora ijishaje nkajya aba nakora baro nshya kuko njyewe nzi kuziteranya nkayisubiza uko yari imeze. No kuvuga ngo urashaka kuva ku gukora baro zishaje ugakora inshya, urashaka gukora uruganda rukora amabaro hano mu Rwanda? Ntabwo ari mbega
ngiye icyo nshaka ari nk'ukuntu wenda nk'umuntu mbega ni nk'icyaka najya nkora urabona nk'ibyuma by'amagare biturutse mu Bushinwa ushobora wenda nko kuza none njye wenda zikaza zidateranyije nkaba nayiteranya. Niba tubyumva neza wowe urashaka ko baro zizajya ziza zidateranyije akaba ariwo uzajya uziteranya. Nkaba naziteranya. None se baro ko ziva mu ruganda ziteranyije panji n'ubu noneho ndimo ndagenda nsobanukirwa neza n'iryo zina panji aho riva n'impamvu bari kwize nibyo koko umuntu abyumva neza uri panji. Umuntu utari panji njyewe se njyewe kuko nyine ibintu ntekereza ibintu nyine njye ndi panji nyine izina ryanjye ndaryemera ariko njye nkunda gukina umupira urumva mfite impano yo gukina umupira urumva ubu ngubu ndashaka yuko nk'ubu nk'iyo numvishe nk'igihugu cyagiye gukina njye mba ngomba kubanza mu kibuga njye niyo bakinye njye mbarusha no gukina umupira kuko njyewe sago navuga ngo ngiye mu ikipe ngo njye ngomba kugenda mfite iyanjye baro zanjye zo gukina. Niba tubyumva neza urashaka ko bagushyira mu ikipe y'igihugu nawe mu Mavubi hanyuma ukajya unagenda ufite baro zawe pana byo kugenda babazanira ariya mabaro. Njye nicyo kintu mbashaka uzarebe n'umuntu yenga inzoga iyo umuntu yenze inzoga akajya kwiha umuntu ayimuha yabanje kumva ko mbega yayisuzumye yayisogongera mbega ikintu gifite kuba cyajya ku bundi mbega uzarebe n'inkweto ujya kuba wagurishije inkweto nawe wifitiye ufite njyewe icyo nshaka no kugira ngo mbega ngende nk'umutoza ni ukugira ngo mbere niyo ikipe yo turi gukirana iyo mpari bazi ko nanjye mbashaka kujyamo batera ingufu vantage kuko n'umukinnyi yambonye aravuga ati buriya ashobora gusimbura njyewe bikaba byamutera kuraje niyo nanjye naba ndi mu kibuga bashobora kuvuga ati buriya nanjye reka nkine vuba kuko baraje bansimbure. Muri make iyo uri hanze y'ikibuga mu byumvikana byo ntabwo ujya mu kibuga ukunda kuba uri hanze y'ikibuga ariko abakinnyi bagakina bafite ubwoba bavuga ati reka dukine neza panshi atadusimbura. Nyine urabona nk'ukuntu njyewe nk'ikipe yonje batazi ko nkina ntabwo bapfa gutekereza ngo urakina umupira kereka banje kumenya ko njyewe mukina ariko niyo baje baba bazi ko njyewe nkina nk'ubu ikintu mbashaka no kujya amenyekana n'abandi bakinnyi bo mu gihugu dufite ubu hari nk'abakinnyi batanze kandi njyewe ari njyewe ugomba kuba ubushobozi bwo kuba babasha gukina. Ni ukuvuga ngo wowe ufite ubushobozi bwo kuba waha abandi bakinnyi ubushobozi bwo gukina kuko nk'impamvu nkubwira gutyo nk'ubu ushobora kuba ari nk'abantu wenda b'abasirimu babaye mu buzima bwiza tukaba twajya nko gukina mu kibuga kibi bari gaturika kuyihoma ntiwamubwira ati homa ino baro twongere dukine ngo abishobore. Njyewe byo mba mbizi ngenda ashaka ko rero akazi kakiyongera nk'ubu nk'abana afasha muri jiniyoro igihe numva nka peri ngo jiniyoro ya peri nkibaza ati se ubu nk'abo ntuza bo nabiyiye kipe wowe ufite abana ufasha muri jiniyoro ariko utazi ikipe iyo ariyo abo bazaba bayiye kipe abo ngiye ntuza neza abo bana utoza muri jiniyoro nta zina wabahaye wowe. njyewe wenda ni nk'uko bashobora kubavuga ngo ni jineri y'umurenge ariko bashaka kuba bajya nko mu makipe ya Rayon Sports cyangwa peri. Ubundi panshi wowe ubundi ufaniye ikipe? Njyewe fana peri njye mba numva ndi uwa peri. Nose ugendera ku cyo uvuga ko wumva uwa peri ubundi? Impamvu se mvuga gutyo ye mpamvu nuko burya njye nkora nk'umusirikare meze nk'umusirikare nubwo ntakoreye igihugu ariko hari imishinga myinshi nakoreye nk'iza regitorogaze zikitwa regitorogaze. Wazikoreye iki? Nari ndi manevure bariya bagenda batanga umuriro nyine ukazingura insinga uhereza abafundi besitara kandi bariya ni ukuvuga mushobora kuba muri nkanga muri Rwamagana mugahita mujya nka Gatsibo cyangwa mukajya nk'Ikibungo. Reka twe kujya kure cyane y'umupira ngira ngo nibyo wakomeje utubwiraho ibintu byawe by'umupira. Panchi mu kibuga ukina kangahe ukina kuwuhe mwanya? Umwanya njye nkunze gukina nkina nk'icyenda
ariko nanjye ndi umuntu ugira ishyaka bitari ngombwa nakina nko kuri gatandatu ku buryo ngomba gufasha ab'imbere gucunga nka yuko bataza kudutsinda igitego. Ese iyo myanya 9 na 6 iyo myanya uyihuza gute gukina 9 buriya iyo umuntu nk'abantu baba batazi bya football baba batazi mu kibuga uko abakinnyi baba bahagaze iyo uvuze ngo ushobora gukina ku 9 umuntu ukina ku 9 bari hehe mu ahagaze he mu kibuga ukina 6 abahagaze nyine urabona umuntu ukina 6 hari ukuntu wenda kugira ujye gukina wenda nko kugira ngo banshyire nka 6 hari ukuntu wenda twadufite abataka b'abana cyangwa badashoboye neza ariko nanone dufite ikipe yaba iturusha ingufu bashobora kutwinjiza ibitego byinshi niyo mpamvu ngomba kujya kuri 6 ni ku ruhande 6 ni ku ruhande hagana n'uruhe ruhande urabona ikibuga cya kimeze gutya mu izamu hano 2 4 urumva 5 6 7 8 9 imbere 10 byegeranye 11 nanone ku ruhande. Panchi ntago mbizi neza niba wenda ku mashusho bafashe uburyo wari washushanyije ikibuga mu kiganza cyane n'imyanya wagiye ugaragaza ariko nge ntago ibintu bya football mbizi cyane ariko urabizi nge nkurikije ubumenyi buke mfite kuri football imyanya unyerese mbonye atariyo niye kuko kubera ko ufashe uwagakinnye kuri 3 ubundi ni muri defense ariko ku mwanya w'ibumoso 3 umushyize iburyo 2 ukini iburyo umushyize ibumoso 5 ni libero ni umutima wa defense nawe ubu umushyize iburyo ubwo se ibyo bintu wabihuza utera urabona ikibuga mushobora guhinduranya igisekeje 6 umushyize ku mwanya wa 11 7 umushyira ku mwanya wa dore ubirebe neza urumva dore rimwe barahangara urumva mwiza 2 ari hano ku ruhande urumva kana ari imbere ya 1 5 ku ruhande rwo hirya iburyo urumva 6 ku ruhande rwo hirya rw'ibumoso urumva 7 mo hagati 8 ku ruhande rw'iburyo 9 hagati yejyanye ni 10 nanone hirya ibyo rero ngira ngo ubivuze neza wenda abadukurikiranye nabo baraza kudufasha wasanga ari nge ufite ubumenyi buke kuri football n'uburyo ki wenda abakinnyi baba bahagaze muri position ndimo ndumva usa nkaho wagiye ucurika ibintu wafashe 6 umushyira ku ruhande rw'ibumoso nyamara hagakwiye kuba hari 11 urangije ufata 11 umushyira imbere y'10 umugira umwataka nawe ataka de pointe ibyo bintu urumva ko utarimo uradutuburira Panchi kuri football ndumva byabe byose wenda ushobora kubuzi guhoma baro ariko utazi uko abakinnyi baba bahagaze mu kibuga oya mpamvu ndi kukubwira gutyo wenda sibyo ubungu ngiye baro ndayifite ntafite hano ngiye nkafata nk'abana nibwo wareba uburyo nkinamo urumva ndi umukinnyi w'umusportif wabikuriyemo urumva ndinze kuva nkiri umwana sinigeze ndeka kubikina n'ubu nsanzwe nyina niyo habaye muri bira bya Sekafa Kagame Cup warigiye mba ndimo urumva cyane iyo naba ndimo n'urubyiruko rwanjye mba ndufite ari nge ubafasha gukora siporo. None se Panchi mu by'ukuri uvugishije ukuri ubundi impano yawe ibonamo wumva ari ihe impano ufite? Impano yanjye kuko ngiye nkiri umusore sindanashaka n'umugore ndashaka gukinaho nk'imyaka nk'ibiri cyangwa 3 nazamara kuba nashinga nk'urugo mbonye nk'ubushobozi nkazakomeza wenda nko kuba naba umutoza by'ukuri nashaka kujya mu kibuga. None se wumva wakina mu ihe kipe? Kipe ngiye nakiniramo urumva urabona mu makipe abiri hari APR AS Kigali urumva cya Rayon Sport amakipe urumva ntago navuga ngo ngiye ngo nashaka byaterwa bo banshaka urumva ntago wajya kubwira ngo ikipe ngo ngiye mitenzamo kuko niyo mpamvu niyo ntego yo kuba nakikojya nikore imipira
ni ukuvuga ngo ubu ngubu wowe uri kwikorera imipira ayo makipe ashobora kuza agasanga uri gukora imipira agahita akurikirita nawe ukajya kuyakinamo. Nta kibazo njye nahita njyamo. Kugeza uyu munsi nta kipe ufite ukinamo? Njyewe nta ikipe ubu ngubu ndimo gukoramo siporo nako iwacu ni Karembo. Njye mba muri Rwamagana niwo nkorera tize, si ibyo corona yaje bahagaritse siporo. Ubundi tize wazikoreraga muri ikipe hano i Rwamagana? Ubundi kera njye nkorera kuri yiga niwo nkorera, urumva nta kipe na Haridi nimba umuzi na Haridaranse nawe twakoranaga muri tize yewe. Usibye ko nari naratashye maze nk'amezi 3 nje muri Rwamagana, kuko mu cyaro ntiwavuga ngo umuntu azakubona ngo abone ko ukina, kuko nk'iyo bakuze nkase kavugaga kapo ngo imirenge igire kugira ngo ufate nk'umurenge wa Karembo ngo uzenguruke akarere kango mu gutsinda, nizo mpano birananirana, bikunze kunanirana. Reka tugenda tugana ku musozo rero Punch, watubwiye ko wize ngo wagarukiye mu kangahe segonderi hari? Mu wa mbere segonderi. Ufashe 91 ugakuramo 9 usigarana kangahe? 91 asigara 82. Urabizi neza? Urabizi neza? 82 cyane 84? 82. Punch, bitekerezeho neza abantu batagucishamo ijisho. Ni 82 cyane 84? 91 gukuramo 82. Ijambo ribu ujya uryumva? Ribu ndaryumva. Mu magambo arambuye bivuga iki? Ribu kubera njyewe ribu numva ari ribu ntago nabasha kubidefinisa mu magambo arambuye. Reka tugushimire, urakoze cyane. Murakoze kabisa. Mu bufasha bwo kugira ngo numve ko nabona nako kazi. Umupira ubu ngubu nk'imipira ihari ubu nabuze niyo nkora nubwo corona yaje. Uvuga ngo ikipe y'igihugu kubera ko ari irimo irakina wenda na AS Kigali zirimo yasohokeye u Rwanda, ubwo bakurebe bagukonsidere barebe uko baguha akazi? Bandebe kabisa nubwo batama akazi yayindi ishaje bajye banayinyihera nta kibazo nimba badashaka kumpa akazi. Ubwo se iyo mipira urimo urayisaba nde? Gira umuntu ubwira rega pointing uvuga ngo runaka giyewe iriya mipira Amavubi aba yakinnye yashaje ndayishaka. Iyo mipira ndayisaba Serwafa, nizo tize nkora. Urayisaba nde? Serwafa. Nizo tize nkora niyo mba nkorera n'urwo rubyiriko narwo ruba runshaka, ahubwo buri ubushobozi bwo kuba nagumya kubakoresha, kuko ngewe ari gihe mba nigire mu kazi k'ukwezi, buri ubushobozi bwo kwitunga ngo nkomeze kubafasha tize. Murakoze. Ngayo ngukorera ibya Punch, nyamuneka ubwo ngubwo abo asabye akazi mugire mu muremere nawe n'umwana w'umunyarwanda mu muremere mu muhakazi, kubera ko we yababwiye impano ye, yababwiye n'imipira, ariko federasiyo asabye iyo mipira ntago mbizi niba iba mu Rwanda, ariko ibyo ari byo byose ngira ngo ubutumwa bwatambutse. Iyi ni ya Free Life TV mukomeje gukurikirana, and of course njye ndi Jay Mubera. Stay in touch.